Red Blue JD. Usenya urw'umutiza umuhoro wanditswe n'umubyeyi. Ikinamico. Fundi mwinjira mutemo ubundi ko binjira bahita batanga amaturo mwinshi nyende wabinjije Mwakire ntitwari kubambura. Mwakire muramenye numuyankozaho ayo mafaranga sayanje sinjye nyakoza binaki mwinjira fasira hirya mu gaseke ye gaseke mu giseke. Izo ngoma ziravugira rero. basi musaba gakobwa basi musaba aburengaze fite ngo nabunye cyane menya gusa ko mugize amahirwe kumatubya nuko muvyeyi yakiriye amatongo amaturo y'abana nuko bako igisubizo cyanyu kigiye kuboneka urakoze igisubizo kigiye kuboneka ntihasanye amahirwe Ubu koko ngiye gusubirana umugabo wanjye. yasakugarukira wawe amaguru mashya niyo mpamvu uhereye uyu munsi nugera mu rugo dore ko mutumva ujye usekera umugabo wawe Rwose umuganire nzajya mbikora. umwubahe umuvugishe neza umusanganize ibiseko yewe musangize musangire Nzajya mbikora rwose. Ndabyumva rwose. Naho se abakobwa bamuntwaye bazamurekura. Bazamurekura bigenze bite? ibyo ntibigoye yase n'ubusa kuri njyewe uragenda ushakira abakobwa beza baba bumbana bumva se tega amatwi n'ibyishimo gusa cyangwa nyine ushaka bazanye b'abakobwa babaza beza bakora mu buhanga bose bafite igihagararo cyiza urumva basaba bamupfunyikira neza abakobwa se barabapfunyika mu cyacu. Tega amatwi korewe nihagurukire Oya nimukomeze. utareba inyuma dore ko mwaba bamaze mu mutima utareba inyuma Ntabwo mareba rwose. ubanzanire uzajya kubajugunya mu ishyamba aho bazarebwa n'ibikoko by'agasozi inyamaswa zirya ibibumbano n'ibibazanye se zibaho. korewe uzashaka ihene nziza y'isekuru yizana njyewe nzayijyana mu ishyamba ubwanjye ihindukira irya abo bakobwa Ihene iryane maze ubakire ahasigaye ndakungutira umuti uzajya ngo nuseka amasaro azaseseke. Amasaro azaseseka aturutse mu kanwa kanjye. Mugore urakoze mu cyacu. naho ngese amaherezo yanjye nawe ugomba gutegura umugabo wawe ukamutegurira imitako myiza cyane ukamutora ibiseke byiza ugakunda cororoke urumvise. Ndabyumva mubyeyi ibyo mu ntegeka nibyo nkora ariko se ubucuruzi bwanjye urumva ko ari aho mu hagati bigacamo njye nkaba nifuza kujya muri za magendo wabimfasha koko umuti wifunika wa mugore umuti nawe urahari ndaguha umugore wawe wakoze rwose ni umusore utera ishaba umusore mwiza w'igihagararo cyiza utagira ukwasi utagira inkovu n'imwe uwo musore niwe ugomba kuzagutera ishaba mu museke kare mu gitondo kari inkoko ya mbere ikibika. none se uwo musore nzamukura mbese uko byaba ubwenge bwawe ni buke cyane wa mugore we reka nk'umubyeyi uzamusanga mu buriri bwe azaza aguhumanure agutere ishaba nta kindi ugomba kuziha uwo musore nzamukura ejo nzajyayo mujyane ibyo ndananiwe muzagaruke
urakoze mubyeyi ariko sinsobanukiwe neza. ndabona waravuye hasi mu bucuruzi Ntwari, simperuka usigaye uganya ngo nta kigenda ngo uzanabishingukamo. Viole abo ibintu byarahindutse ma, namenye ubwenge nk'abandi, namenye aho bahahira ngo ubucuruzi bigende neza. Ni byiza, ni ukuri ndabona urimo urakora neza, uzatera imbere. Abandi bagore ntibagiye kunkirana hano ya masoma, ahubwo bidatinze nanjye nzagura imodoka, kuki jye nasigara inyuma. Erega imigisha y'abantu ntingana Ntwari. Ndabizi rwose. Reka nirebere udusitire mpereza ko kajipo ka mini. Uragakunze se sha? Ngaho kaguruza karundemo nujya gusura icyana. Narinzi kuri bugakunde Viole, narimbi ko nari keza. Nshinyagurira Ntwari, nta cyana afite. Ntumbwire ko umukobwa usuka yabereyeho. No kuntu hanze abasore bataye umutwe barimo babirukaho. Ntwari, njye sindi wa mukobwa ugendera mu basore. Umusore se yamiki. Umusore se yamiki. Urasa guhiki. Aha. Njye nshaka umuntu ufite uko ahagaze. Wanyifashiriza nkikorera metrize cyangwa nkava mu bukode. Nshaka umugabo nka boss wanjye. Nzere ko boss wawe nta mugore afite. Kuko yaba ari uwo kugushuka gusa no gutesha igi. Aramufite ariko babana nabi. Urumva ko ngize amahirwe agatana n'umugore we genda yanyirebera. Kuko kugeza ubu rwose ntako ntagize, ariko happy yarananiye. Umenya atinya umugore we w'isasu. Ntwari, ko bambwiye ko hari abantu batanga imiti y'ishaba, ntabwo uzi ngo ndangire nzarebe ko boss yashyira akankunda. Viole, hari umugore njya numva abantu bavuga hirya ngo akureba mu maso gusa akakubwira ibyawe byose, ubundi akaguha intsinzi ngo ni umuhanga da. Hari ibyo wabonye se byagushimishije sha? Yego Ntwari, rwose nayikunze pe. Kandi urabona ko idahenda. 60 si byinshi, ariko hari ahandi bazigurisha 80. Ndabona agiye bari n'akazi nziza rwose. Wayiranguye isa Ntwari. Icyo kubwiye gusa nuko atari hafa. Cyangwa ntusigaye ubona ko ubucuruzi bwanjye bwagutse? Ndabibona rwose, ni byiza kandi birashimishije pe. Yewe namenye ubwenge nk'ubwanyu pe. Ntabwo muzongera gusuzuma. Ariko rero nizere ko ibyo ngibyo atari igihe ubibwira kuko mbaho gusuzugura ntarimo. Gusa njye nshimishijwe nuko ubucuruzi bwawe bugenda neza. Ko burya gucuruza si umurimo woroshye, usaba ubwenge n'ubwitange. Ibyo ndabizi kera. Gusa nawe uragavuza ibanga ukoresha. Ariko menya ko nanjye uko bwenge mvuga. Aho hahira niho nanjye sigaye impano. Twaba duhahira hamwe gute kandi wowe urenga igihugu naho ngewe nkaba ntarenga ahangaha mu Rwanda? Ariko wabinjyajya wa mugore we, rekera kwijijisha no kunjijisha ati nkaho nyobera impamvu atelier yawe idahwema kwaguka. Impamvu nta yindi nuko dukora neza, abakiriya bakishima. Naho inshuro zingahe wataye butike wasizemo wa mubyara wawe wagiye kwitemberera, ujya ubona agiye mva ahangaha? Mbabarira de, zi neza ko araho wavanye umutumisha, utuma byose biguhira, yewe n'umugabo akawukunda kandi utaranabyara. Ibyo uvuga ubivanye hano wari? Reka tuganire urantangaje pe. Yewe kuko ubu ntacyo wagisha, ibanga ryawe kandi aho ujya gucishiriza inzara niho nanjye nsigaye. Yewe umukazi wawe niwe wanjye. Yewe koko hano wari ni ukuri ndakabura shumbusha, kandi uzi neza ko ariwe muntu mfite mu buzima. Ibyo uvuze binteye ubwoba, binteye ubwoba naho ndabereye. Sindajya mu bapfumu, sindambara inzarati, ariko sindazi hano umugabo wanjye nta n'ibyo nzanakora kandi urambabarire. Urumva ngo uratinya ugukarahira? Uriya mugabo ugukunda nk'utagira amaso. Baba we niko ubona se ndi umugore mubi ku buryo ntakundwa? Yego simbyara, ariko nkeka ko nta kindi wundusha, nta n'undi ugira icyandusha rwose. Ndabikubwiye jewe. Ntabwo kiturusha. Ndeka nkubwire rero jewe, nta nzarati ntashumbusho uretse kuba mukunda nkamwitaho nawe akaba nkunda, naho kubatera igenda neza nuko nzi akazi kanjye. Urumva njye sindaguza uzabaza, sindaguza pe. Utabikora
aho urabona iduka ryanjye risigaye ribyimbye kibwira ko ari uramenya ntwari uramenye ntuzibeshye hato utazava aho ubigwamo kuko ibi byose byuzuye mu iduka ryawe mu gihe utarangiza kwishyura umwenda w'abandi si ibyawe rwose ahubwo ujye wibaza ngo wungute wunguka ngahe niho uzamenya ko bigenda neza urumva ndi neza ko harimo n'ishabaye wa mugore we ntuzamvemo cyangwa uzibeshye uvemo nanjye nkuvemo njyewe wumvamo none ese we nawe waba warahuye na wa musore utesha njyewe umusore wuhe kuko mana yanjye umusore wuhe kuko nawe ariko wa mugore we wabinyabwenge njyewe uwo musore ntibase ntumuzi muryamana nibura icyumweru kimwe ahasigaye ibintu bikikora anwa koko ndakwingize ibyo bintu bivemo ubwo koko ntubona ko urimo kuyoba koko ntubona ko uri mu byaha bariya ni abantu b'abatekamutwe bazakurindagiza maze bakumareho utwawe twose ahasigaye uzicuze ntacyo usigaranye rwose niba noneho batangiye no kugusambanya itegure kurwara indwara z'ibyorezo kanyagwaje itegure kuko uri mu nzira mbi urimo kunshuka yewe ngomveyo usigare wenyine maze dukirane tukureba sinyoye kwigeze babarira nta piganwa ndimo ahubwo rekana nigendere ndabona abakiriya baje usibye bintu bizamo ntiwayizamo rwose ndakwinjiye none se kudatwaye yabugu yawe ntiwayishimye nayishimye ariko ntigiye ko shungusha kandi ntabwo kwishyura ngiye kumutelefona nabo bagacangana mama abone kwishyura ube wiriwe naho wirirwe ubwo ndagutegereje ese ni wowe navuganaga n'umukiriya aka kanya akazi bakarangije se iyi minsi ifite konje ngaho ntwari nyereka imyenda myiza ufite aha ndebe ubundi undangire kwa wa muntu wambwiraga kuko ndifuza kujyayo ejo reba ababyo urambwira se ngo ntukurangire ndabishobora nawe ntiwapfamenye atuye ahantu hihishe uca hagati y'amazu ukamanuka ugatambika ugaca kuri za ruhurura wowe shantwari wakwihanganye koko ukigora ukazanjyanayo uzasengera ni ukuri yewe ntakagwerekeje rwose ariko ejo nzazinduka njya gusura murumuna wanjye wabyaye nzagaruka ku cyumweru nijoro cyose uzabyihangana numva se ntakibashije kwihangana ndagirana urazi we ariko nibutse nawe n'umukiriya we yamaze gukira ubu afite iduka ricuruza ibintu by'imitako hirya aha hirya reka tujye kumureba ahubwo yoha ntwari azemera se kuzinduka ko nshaka kujyayo utaracya ngo abantu batambona erega ni ukubura uko ngira ubundi biteye isoni kose nagirana omura kabayiza n'umusore nta kimubuza kuzinduka rwose ngaho yindukira ndebe se urabona iyi bubu itambereye se shumbu irakubereye rwose mva ko bagira ngo irakubereye pe kandi icyo cyatsi twahisemo ni cyiza rwose ntako gisa ko badira iyi bubu ni kado y'imyaka 15 tumaze tubana shumbu ndakumva sheri urakoze cyane nanjye ndishimye rwose nanjye sinibagiwe itariki nabyutse njya mu misa gushimira Imana ku byo yaduhaye muri iyi myaka 15 tumaranye birakwiye rwose nishimira kuba naragize amahirwe nkagira umugabo nkunda shumbu nta yindi paradisi yenze iyi pe ndabikubwiye pe njyagerayo nawe wambereye umugore utagira ukwasa rwose wambereye umugore ntashoboraga kuruta ko nanabona nyemerera ngo ushimire gira hino se umishe iki hanga mu mugongo shumbu umishe iki ni agakofi nakuguriye ngo kabe urwibutso rw'imyaka tumaranye urwibutso rw'urukundo rwacu shumbu ukuri ibyo nkorera birandenga urabona ndagukunda pe barangiza bakavuga ngo narakuroze ngo naguhaye inzaratsi abo bihorere ngo nanyweye imiti itera ishaba n'ibindi kandi ni ukuri n'urukundo ese nuko bavuga uzi ko basaze bihorere nkiyambikira aka gakufi yego she abaganya abagira ishyari nababwira iki uzi ko utanduza inzaratsi wamaye ntaziri niyo nseko nziza yawe n'umwanya mu mutima wawe mbega ukuntu kakubereye urakoze n'ukuri
wakoze? Ni ukuri nari nababaye cyane. Niyo mpamvu wabonaga ntameze neza. Kubona koko Nuwarita hariya hirya naguze iyi bubu. Atinyuka kuvuga ngo aho ndaguriza nawe asigaye ahagera. Ngo ndi Nyarugenge, ngo wankundute kandi ntaruta abandi, ngo wankundute nabyara. Yaneye agahinda. Niba igisubizo cy'ibibazo bye agishakira mu mapfumu biramureba, urumva? Ukuri yanteye agahinda. Ntitudobereze umunezero. Kadira yesu. Ngaho rero icyo wipfubika ngo usohokane tujye kurya isamaki. Twizihize umunsi mukuru wacu. Mukuru urakoze. Icyo ganyanja rwose tugifateho tunezerwe. Ndakumva. Ariko nanjye hari kakado naguteguriye. Ibyo. Nabwira kama. igeza hino iryo tara simbona neza iyo foto kabaye. Ese dore ngiye urabona telefone yanjye idafata amafoto ameze neza w'inki. ndabibona. dore n'andi mafoto urayabona ni menshi cyane. niba ntaramufotoye neza umbwire. ndamubona neza rwose. nizere ko atakubonye umufotora. ngambona yabibona ate yarabutswe. reka wenda kwemereza akazi. reba hano dore ahangaha yaganiraga na mugenzi wa Nuwarita. uyu mugore urabona utamuzi. ndabona ari umukobwa w'igishongore di. ngo afite ikihe kibazo se? uyu nguyu rero nyuma naje kwinjira Nuwarita ambwira ko afite ikibazo cy'umugabo ngo ashaka kwifunga. ntibyoroshye. aranyumvira umugabo w'undi mugore cyane ngo akunda uwo mugabo kandi igiteye n'ubwoba ni umuyobozi we. ya papa numva. ariko ngo abona uwo mugabo yariziritse ku rugo rwe cyane none ashaka uburyo abona atamwitayeho. uyu mukobwa rero arashaka umugabo umurihira amashuri akamurihira inzu ndetse n'utundi twangombwa nyine urabyumva nyine irahari umukobwa akaryoha nyine. kandi ngo arashaka ko uwo mugabo atana n'umugore we byaba byiza agahita amurongora. mwanyumvira di. arahagazwe. ntacyo nabyumvise nabifashe mu mutwe. nizere ko izina rye riri izina ry'uwo mukobwa. mva nawe ubwo se ntamenye izina rye. abacaboka buri ubwo se ntamenye izina rye naba najyanywe n'iki. yitwa Violette Uwimana. ubwire n'ikindi cyagufasha. nigeze kumubona rwose ari kugura utwenda kwa Nuwarita. wumva ko umufite neza. ibyo nabyo ndumva bizamfasha kumwereka ko munsi. ubwo rero mu gitondo cya kare ndamuzana muherekeza umaze nisubirire. dore ni hariya. ibindi n'ibyo uzabyitunganyiriza nk'uko usanzwe. kandi nawe ugomba kumufata nk'umukiriya nkuzaniye. uzampa komisiyo yanjye irahari ni ukuri humura. mura rwose kabaye dusanzwe dukorana neza se cyane. ntugire ikibazo rero. uri umuntu wanjye. umva ikindi rero uriya mukobwa ndamushaka byahatashye. n'igishongore byo namwitegereje ukuntu ateretse neza. ugomba kumumpangira muri rwa rwego rwo gutera ishaba nkamutera umwaku. ugomba kumumpa rwose ndamushaka. dore umaze iminsi wakira n'ibigore bidasobanutse bishaje. ndamushaka. reka rero nkubwire ndamushonje rwose. niwe uzajya umpa komisiyo. igihe ngo nawe oya mbese icyo nakubwira cyo nuko ari umukobwa mwiza kandi na komisiyo se hari ikibazo. nta kibazo rwose. ko batwara abagabo b'abandi. ariko biteye agahinda ariko kubona abakobwa beza bata umutwe bakirirwa biruka mu bapfumu no mu bagabo bafite abagore. buriya nkuriya yagombye kwitonda abasore bakazamurambagiza akazuba ku rweruko. izo abapfu biribwa n'abapfumu koko. igicucu cy'umukobwa zamupfura mutera umwaku. nk'abari rero batariho abagore ntibata umutwe. ibyo byo ni impamo. kandi ujye umenya ko amafaranga menshi twinjiza ari ay'abagore bashaka inzara zo guha abagabo babo. nawe se gusa noneho hiyongereho neza abashaka gukora forode. ariko uzi ko wabaye imana neza. ntibajye bayazana imana rwose. bajye bayazana. ukuntu iki gihugu kirwanya forode ariko wowe ngo urashaka gukiza abantu badakora forode useke. izo mpamvu z'imbwa se kandi twifitiye mu mahoro rwose. zirara ahangaha ku ntanzi z'urugo zimoka singisinzira. gusa ukuntu mbaza usa nk'izirwaniriza. nzira n'iki kawe ndebera.
ye baba kabayise we nureba dore ngwino winjiye ntiwasiga gufunza amarembo none imbwa zinjiye ko ndimo zirataburura zamuna n'ibinono by'ihene twatabye utabuka we ngwino utaburura iminono zaziseye hejuru utabuka batazahene abantu bagiye bazana abaguzi bagira aho mbere yo kujya kugurisha inyama nagurishije inyama gusa wiki utagurishije n'utwaza ngwino kabayiza we zitamuzi neza abaturage babitereye hejuru fashe mu kuri n'akatimba cyo kizakura fungura papa wagize urugendo rwiza se cyane ni ahantu heza ubu rero nagira ngo mbabwire ko ngiye gufata konje ahasigaye ntimuzongere kumbura nuko nzajya nirwana namwe munkoresha icyo mushaka yewe no koza ibyombo nzabyoza wirirwa igitangaza ye nukuri dupinga ngeri dupinge rwose papa ni byiza ko wafashe konje natwe twatangiye ikiruhuko tuzajya twirirwana ahubwo ndashaka gufata iminsi ahubwo ndashaka ko tuzafata iminsi tukajya ku isambu tugasura na ba nyogokuru tukareba uko amatungo ameze noneho muri wikendi tukazatembera muri parike tugasura inyamaswa sibyuga nibyo ariko hari ukumbuye gusura parike kuko ngeri cyane rwose cyane Feredi ntuvuga utyo cyangwa ndarota ariko mama nibyo papa ngaho rero twereke ibyo watuzaniye siko mwari mwanyibagije de Angeli fungurira varisi ntureba iyi ni isaha nakuzaniye n'aka gakufi urabikunze se cyane cyane yewe uzi ko ari zahabu yewe nishimye cyane nuko ni wowe se ndarota ariko mama kuki ugumya kubwira papa gutya nta gihe rega papa atadukunze aradukunda asa nuko utabibonaga wowe ariko urabona ko wibeshyaga rekera gushyanuka ntugumye gusakuza singuha akadona kuzaniye Angeli izo bijo uzazibike neza rero ziraheza suna kugenza gutera ntacyo nabona mvuga nimba arusha umugabo ubu byandenze maze rero Angelique nawe Diane nagira ngo rwose mbasaba imbabazi nta kibazo rwose kuko akazi kawe oya nukuri kw'Imana nta kibazo imbabazi turaziguhaye kandi ariko sinigeze mbanga oya nukuri nta nubwo nigeze nguhemukira nk'uko wabikekaga Angeli rwose utuze kubera iki haba umuhira impamvu mbona aho guhagarara ngo usuze nka madamu wa bosi wawe ugakandagira ukiruka niko viyori yabyana cyangwa ahubwo sinumva impamvu urimo uvuga ayo magambo yose naba ngunga se nguhunga iki usanze nari nsohotse ariko ibyo wishinjira bizi nizeye ko wamaze kubona ko watsinzwe wavomeraga mu rutete hakwibanekeza ku mugabo wanjye yanyibeshyeho rwose ndi sekereteri nta kintu ntiwibeshyeho iyo umukobwa yifuza umugabo wanjye biranukira noneho icyakora icyo nsoma mu maso yawe ni ikimwaro kuko wasanze guhangana nanjye utabivamo icyo ushaka kuvuga mpangana kubera iki mpangana kubera iki wasanze ntari umugore w'injiji hitse ngo nipfumbate ndire hasani wa gicucu ahubwo nzi kurwana no kurwana ku byanjye nizere ko utinya utazasubira mada ndabubaha ntimuntuke rero ndatuma mbubahuka ni ukuri reba reba ku ijosi reba ku matwi reba ku maboko ndabona wambaye bije nyine kuki urimo uzinyereka ntazikwereka size mvane hanze ubwo aherutseyo ko se yakuzaniye iki
nzanira iki kiki kandi ntari umugore bimenye rero kandi nibuze ubwenge unteye kuko wongera kure cyane. ushatse kuvuga iki? ushatse kuvuga ko nicaye nyine ntashinyitse ziyore uzibeshye wongera ushaka kongera kubunabuna ku mugabo wanjye uzibonera njye nakubwiriye. Ego mana ushaka kunyirukanisha se wowe ukagira imana? kukwirukanisha gusa ntabwo ibyo biroroshye, ahubwo wibeshye uzabyuka usanga igitsina cyawe cyageze ku gahanga niba uzamenya nje ariko uwo ari we. ibyo ni ibiki? uramenye nta mahoro nta mugabo wawe nshaka wirirwa afite wirirwa Viyore genda. wantegereje urambura Angelique nari nanyarukiye hirya kugura agakarite ka telefone ngo telefone ntabwo narindira umwanya munini da hariho twaganiraga. urimo seka tubonye icyo Angelique nimbwira shambwira nanjye nuriya mukobwa urimo arenga yaraje ahari kugura imyenda aho ngaho mu iduka ambonye ariruka nanjye mpita mufatirana mubwira kandi ku mutima. ndetse uriya urenga w'amajipo agera mu kibuno yitwa Violette, ni secrétaire w'umugabo wanjye. Violette? nari musize ahareba imyenda muraziranye? tutamenyana se, uriya niwe secrétaire w'umugabo wanjye wari waramwifunze. mubwiye ko niyongera kwibeshya akamuterekera amaso nzamwereka ko inama zambarwa. ntibishoboka Angelique, uriya mukobwa turaziranye n'umukiriya wanjye cyane. niba ari nawe wagutwaye umugabo yamira amajanja kuko araraguza kubi. numvise ikiganiro cye kuri telefone. ntayo ndagoru itonde. Angelique garama kiba ntiwambona aje gukurikiye ngira ngo nkubwire ko mureba nawe baguca ijosi. kubera iki? yambaye zahabu nziza. ni zuga wanjye yanzaniye. yambaye zahabu nziza cyane. we ntibwira ko ngiye gutuza none ibitero biracyari byose. cyangwa waba wari bagiye gushimira wa mugore akazi kawe. isangoma ko numva imirishime mbwira ko utitwaye neza sikusaye simbyemera ko hejuru y'intsinzi naguhaye utari wabona umugabo rwose oya wakagombye kuba ari mu biganza byawe ari ugupfukamira. ndarakaye simbyumva nanjye ntabwo mbyumva uko imiti mwampaye ngo mbe nisiga mu mavuta narayisize neza. ikindi rwose na twa dufu tuntera igikundo twose natudodeye mu myenda. oya ya magambo nakubwiye gutongera urayakoramo neza muko urayatongera rwose dinayinjije ndayavuga mu mutima wanjye ngo ashunshame ngo atubwenge ari njye arora gusa ariko ntandeba. ndeba neza muko ndeba neza ubona ubwoba bwawe mbura ukuri mu maso cyane ndabona ubwoba bwawe mu maso yawe. ibyo ni ibiki? nibyo rwose ntimwibeshye mfite ubwoba ko navunikiye ubusa ko natangiye amafaranga yanjye ubusa ko nataye igihe. mfite ubwoba ko Angelique ndusha imbaraga ntacyo njye ngishoboye. Angelique ndabona Angelique barimo bitambika. Angelique ntibishoboka sinanshirika gusa mukobwa ukabona ababyeyi bakufu bari babibonye. njye ndabona namutoye mu nda ndabona mukankusi tare na terere. ubu se kandi ni bande kunteye ubwoba cyane kandi njyewe ari Angelique Kamariza umugore wa Feredina nakubwiraga. najyaga ngira icyizere ko bazatandukana kuko babanaga nabi. none nk'ubu Feredina yavuye hanze rwose amuzanira za zahabu zihenze cyane turahuye arazindatira. zirazahabu rero zirazahabu mumpe umwanya zirazahabu rero ubundi Feredina azigura ni wowe yaziguriye wa mukobwa we ni wowe yaziguriye. hashobora kuba rero harabaye ikibazo bigahinduka akaziha umugore we urumva wa mukobwa we urumva komeza nanjye
bimeze rwose kuko umugore we uko namubonye n'amagambo yamuvuye mu kanwa asigaye aragusa kugira icyo ukora rwose nsirika kuko ashaka kuzandogera umukobwa nanjye ntabibonye uwo mugore ajya muri Tanzania n'ibishya ajya mu mashyamba yo muri Kongo ndabona kukugera akugeze kure ariko mwana wanjye humura aho wagenda hasi icyo nshaka ni umutekano wanjye iby'umugabo rwose tube tubiretse mwana w'ababyeyi nta mugabo nshaka rwose tube tubiretse ntawe utangira urugamba ngo rucumbikisha wa mukobwa kandi uwo mugore imbaraga ze ndazihindura ubusa ngewe ntawunanira ntakinanira ngira umunkindi si ubwa mbere ndaguye si n'ubwa nyuma ndagura uwo nkindi ndaragura ngatanga imiti ababyeyi murakorera umwana kuko ndamubona imbere yanjye ndamubona nibyo afate uzi gushikisha ngo umujwigiririze yivemo avuge byose njyewe ndimo kumwumva ibyo byose ntabwo ushobora kubyumva ariko we ntabwo wabyumva ngo yaragutsinze niko avuze muri izo zahabu nawe yagutsindiye nuko ugomba uzisubirane byanze bikunze ari wowe uzitwara ni wowe ugomba kuzitwara kuko ni wowe yaziguriye zahabu ni wowe zaguriwe nyabusa ni wowe zaguriwe maze ujye uzambara uwo mugabo azajya kubonamo umugore we none se izo zahabu nzazikurayo kuba aranje ariko uzambaye musobanure ndazahamagara size ndazahamagara wowe icyo ugomba gukora ni ugushaka amafaranga y'itora vuba amafaranga y'itora ni y'ibimana gira vuba afite agaciro kazo gira vuba amafaranga y'ibimana ako turajya kure wa musore twaryamanye yaba yaranteye umwaka wo kuntegesha ngo nawe nizeye ko byose bizagenda neza tugiye kure watinda cyane turagiye oya mubyeyi namubwira umwana ababwire neza uvuye umukobwa niko umukobwa we nakubwiye ko byose hari uriya mugore ujya muri Tanzania akakurogesha yarakurangije ntabwo byoroshye nanjye ndavunika cyane ndavunika kubona ibintu byinshi bikomeye ngomba kubanza kugutsika ariko birahenze cyane kandi ugomba nawe gushyira wa mukobwa we ukagarura izo zahabu vuba mukobwa we numvise wanze unsirike kuko mfite ubwoba urwo rwembe ndagutsika urwembe narwo kuguca indasagwa shyiramo imitsindo yo gutsika uwo murozekazi vanamo ikariso yawe vanamo iyo myenda wambara imbere vanamo ikariso wa mukobwa we vanamo se n'agapini kajyaho basendananiwe ashaka kutwigera ikibuno ubusembwa nari mwiza yohuya ikibuno vuba bita wa mugore we kuzindutse uhuye n'ibihe bibazo dore ko wanagiye ntugaruke no gushimira ufite ibibazo ko ndeba byakurenze kandi wa mubyeyi we nabitekerezaga mfite na gahunda yo kuza gushima gusa nifuzaga kubitura iwe yo nuko nanga kuzira nuko ye
bivuga ko ibintu byawe bigenda neza rero. nta kibazo rwose. none uzaniye inka. rwose Imana ishimwe. aba nawe ishimwe ryawe ryakiriwe. murakoze rwose. iyo nka nayo mvise. murakoze pe. irabira nk'inka ifite ubuzima. murakoze rwose. ubundi rwose bigenda neza. ni byiza. iyi ni inka namaze kuyigura. nari mbizi ko ahubwo narinje ngo tuvugane mbabwire aho mwazayisanga. ureba ahubwo umugore ugira umutima mwiza n'ubwenge. abandi baragenda bagahera ariko ntibazi ikizakurikiraho. ko iyo badashimiye imigisha bari babonye igenda nka nyombere. rwose ntabwo mwari kubashimira nuko bazabibona nyuma. ubu ngewe mu rugo umugabo wanjye bimeze neza. ni byiza cyane. rwose turanezerewe mu rugo rwacu nta kibazo gihari rwose pe. erega nari nabikubwiye ko bizatungana. naho iyo nka rero nizere ko ifite impapuro zaho yaguriwe n'ibyangombwa byose. ababyeyi bakunda ibiri mu mucyo. dore ngibi ahasigaye muza n'umushumba. ibi ni ibipapuro byayo. ibi ni ibipapuro byayo. muza n'umushumba njye nijye kumwereka ikiraro irimo. ni inka nziza rwose. mukecuru ni inka y'inzungu. nuyibona uzishima. itavangiye. dore ifoto yayo. urabona ko ishishe. urakoze cyane. iranahaka. nta kibazo rwose izabyara vuba. warebye kure rwose wa mwana w'umukobwa we. kuko burya nta wundi munezero uba ku isi uretse uwo gukundwa n'umugabo wawe akagutonesha. nta wundi munezero urenze uwo. urabyumva? ndabyumva. naje ahambagana wenda kwicwa n'agahinda. naragukishije pe. ubu ndanezerewe. imana iguha umugisha. maze rero ntuzongere kuba umutesi ngo ubeterere iyo. urugo rwawe ni ukujya uhora urufatira iry'iburyo. urumva wa mugore we? ndabyumva rwose. ubu umaze kumenya ubwenge. ni byiza. agafu kazajya gashira ngaruka gutwara kandi kazaba gahari. kandi nzajya mpora mbagisha inama. ujya uhora umusasiye rero twatugere naguhaye. kandi udufate neza cyane turahenda. sawa. burya tuva mu mashyamba yo muri Kameruni. sawa rwose. mu musarane w'intare. uko nibyo ntabwo biba byoroshye. yewe natudodeye mu misego. ntatubona pe. wowe ugira ubwenge. maze ntuzirare ngo uryamusinzire. kuko ibitero biracyari byinshi. umugabo wawe barimo baramuraguriza nyabusa. kandi bamugutegeyeho. abakobwa bari hanze. abanyamahanga bo mu Giputa baramukurikiye bari inaha i Kigali. ndagira nte ko nibwiraga ko ngiye gutuza none kuko bigiye gusubira irudubi. humura ndahari. nibyo koko avuye mu Misiri we. mu Giputa niko kera bajyaga bahinga. nabibonye ariko ndabonaga kubiwe. ndabona ibindi bintu ku matwi. ndabona za zahabu zibengerana. ibyo se kandi bigize bite? ye baba we. izo zahabu ziri he wa mukobwa we? ziri hehe? ntabyo nambaye biri mu rugo. bitindi vanamo amahero. oya biri mu rugo niho nabisize. ntuzebeshye ngo ubyambare biriya bintu. ntuzabyambare kuko birimo indwara abagore bagutegeyemo. tugomba turahari. tugomba kubisubiza mu gitabo. narangije kubyambara gusa ndabigenza nawe. turabicisha muri uruzi rwa Nili. ntibitumuke. ubu ndabigenza nawe. ntibitumuke. ntibishoboka we. ntibishoboka. kabaye byanze kugenda. nuko binzanira hano. uzabinzanira hano umugore we. ayiwe ndapfuye we. narangije kubyambara hafi. ubu nzabigenza nawe. ubu ndabigira hano. ngiye gupfa kuko mugiye kuntera ubwoba. ayiwe nzahumana. nzapfa. uzabemba. umugabo azakunena. abaturanyi bakunene. ujye ugira isoni zo gusohoka. urumvise nta mahoro ufite. rega ufite abanzi benshi kuko ufite umugabo mwiza utagira uko asa kandi w'umukire ukunda urugo rwe.
wa mugore we uhuta vuba iwawe uhuta nantagazane ugenda usazino izo zahabu zihana uzizane hano nzohereza aho zavuye hasigaye ku rugori uhuta uzane izo zahabu. None suragira ngo nkubwire iki koko Feredi? Urabona amafaranga naba narayagize nti narayahahije. Yarekera usinyine ngewe nzuru nshaka mu rugo rwawe. Ndashaka kumenya amafaranga yose wagiye uvana kuri konti icyo wayamajije. Nko mu cyumweru gishize wavanyeyo ibihumbi magana ngahe byose. Nari nibeshye ko wahindutse none urasubiriye. Nabagore bakunteje cyangwa ariko suko ko nzagira amahoro ryari. Ariko urabona nta kuri mfite. Ngiye ko nkwaka ibisobanuro kuri aya mafaranga. Ni gute wavanye amafaranga menshi gutya koko kuri konti tutabivuganyeho? Ngaho nawe reba history. Reba. Reba amafaranga wakoresheje mu mezi 6 ashize. Ibi ni ibintu koko. Ariko Angelique naruha abandi bagore ntibaha abagabo babo ibisobanuro by'uko bakoresheje amafaranga. Ariko wowe uzabaza shumbusha umukorana ko umugore wadatekanye ku mafaranga. Ntawe nzabaza. Bafite uko bacunga urugo rwabo natwe dufite uko ducunga urugo rwacu. Icyo nkeneye ni ukuri nta kindi. Ngewe icyo nkeneye ni ukuri nta kindi. Amafaranga yagira utangiri. Yagira nese icyo nkuzo gusa nta kindi nuko atari gusa. Nuko bakuntereje nuko abagore bakuroze ngo unyishishe ngo unyange. None kuko ndabibonye iyo umugabo akunda umugore nta mubaza icyo yakoresheje amafaranga. Cyara nyine muto kutabikoraga ariko twa dufite amafaranga make ibintu wibaye nibishaka mu rugo usenya baki ndanakwemye kandi ntuzongeye no kuvuga ngo barandose. Icyo nkeneye ni ibisobanuro kandi ni ingaruka nsanga wabiteguye cyangwa amafaranga yasubije ndabigira n'Imana y'u Rwanda we ko vereta n'abandi bandusha imbaraga ngo ndabigenza amafaranga bandi nzayasobanura ni mwaka byaramo. Mama karama urampamagara surampamagara. Amafaranga wayagize ute? Ko nta kintu kidasanzwe waguze aha wabwije papa ukuri ko kucyo wakoresheje? Araga mwana wanjye si gusa baramuroze ya papa baramuroze hari umuntu wabimpanuriye none ndabibonye pe baramuroze arampora ubusa arampora amafuti y'abagore. Mama noneho menya ukuri amafaranga uyajyana mu bapfumu unajyaga nkeka kuraguza none ndabyemeye koko niho wamariye amafaranga bakubeshya baguteranya na papa. Ati wa mukobwa we wimbeshyera nta soni. Mama narakubonye nigeze kukubona urimo wikubita ibyatsi ku matako wivugisha hanyuma nanone nigeze no kukubona usuka udufu mu mavuta wisiga umunsi umwe urabyibuka ngiye kuyisiga uyanyaka nawe wataye umutwe. Mama kuki koko ukora ibyo? Uzi ko ari icyaha? Uzi ko ari bibi koko? Ese ubwo papa bimenye rero maze uzaceceke ntihazagire icyo ubwira so cyangwa urashaka kunshisha umutwe. Ndabiza akanwa kawe. Mama urabona ibyo ari ibintu byo guhishira. Mbabarira de warangiza ukirwa utesha umutwe ngo arakwanga ahubwo ari wowe usanga urugo ujyana mu bapfumu nk'ubu uzaza haba papa yakuvaniye hanze zibahe kumaze iminsi utazambara aho nazo ntiwazigurishije. Anzigurisha mu biki wa mukobwa we? Mbana wenduru rero kutangiye kwigira isheki. Mbana wenduru dore kutangiye kwigira isheki. Neza telefone se nitabe nizere ko atari so. Ubwo wa mukobwa ba wigira uti. Hello. Oui. Anwari. Karamesa. Oui. Angeli. Ntangomeranye sha. Nenda nambwiye inzoga za kanyanga buze ziko zibamo inoti nyinshi. None polisi yafashe. Mana we. Kandi wa mutindi w'umugore yaranyijeje ko ntangaza ngo nta kibazo nzagira. Mana we. Uzi ko nazicaye mu mafaranga nagujije muri banki. Ndasiriwe birarangiye we. None na polisi irimo kuwushakisha ntibafata ndafungwa. Baba we. Uye we. Ese ko numva byadobye wa mugore yaba yaratwisubiranye yaduteje uwo gatwawe
kwa iwanjye nabo bimeze nabi umugabo n'umukobwa wanjye bampindanije bahukanye nanjye merewe nanyobeye nanjye sha umenye uriya mugore ari umutekamutwe ni gute yaguhinda zo guha umugabo yarangiza akazihana violeta zo guha shebuja ngo amukunde urumva koko atari cyo isoko y'ibibazo byawe koko uranyumvira yewe narenje kukubaza niba nta yindi gahunda wapanze yaho ujya kuruhukira ngo tujye gusangira. Ndashaka ko tuganira rwose, hari ibyo nshaka kungira inama. Mufite ibibazo ki Cedric? Ibibazo se gusa? Mwebwe wanjye byadogereye. Cyasubira dubipe. Nta mahoro mfite rwose. Niko se umugore wawe se yabagaruye bya bibazo by'ifuha? Niba byari byo gusa. Shumbo, umugore ashobora kuvana amafaranga 500 kuri konti atabikubwiye? Yes, konti ya business yagengaho. Sinjya nyicunga rwose. Yego iyo nshatse kwirebaho nyabaho kuko mbifitiye uburenganzira, ariko sindabikora. Angelique we yarambwiye ngo njye nkugisha inama ngo wowe ntujye ucunga umugore wawe ku mafaranga. Nikwe mbega mama Diane ntacitiranye ibintu. Buri rugo rufite uko rubaho, uko rucungwa. Niba nacunga Adelaide kuko mwizera se nuko mbona nyina akora neza kana gatera imbere. Ikindi nge na Adelaide tuganira ku byo dukeneye kugura byose mu rugo. Kirera Angelique afite konti ye ahemberwaho. Agakoresha amafaranga icyo ashaka rwose. Ndetse ni yanjye nayo yikoresha uko ashaka. Imyaka yose tumaranye rero Angelique ntiyigeze abo mwasama no gupfusha ubusa amafaranga. Hanyuma sinajyaga mucunga. Ariko muri iyi minsi sinzi byamuteye. Nibiki? Niba ari umwiyenza nshakaho byaranyobeye. Niba hari ibindi apanga sinzi. Amafaranga yamaze ku makonti yose yabiye yanjye yose yamazeho. Ubwo se yagira ati byaranyobeye. Kuko narebye historique nsanga ibyo byose bibaye mu mezi atarenze 6. Kandi nta kintu yaguze mu rugo kidasanzwe. Ngaho hashize ibyumweru 2 bwo avanye 800 byose. Ibyo bintu ntabwo byumvikana. Hashobora kuba hari umushinga arimo yaguhishe nuko umucunga rero. Si ibyo gusa. Ubwo mperutse hanze namuze neza habo. Zanampenze. Ngira ngo niyonge nawe kuko yahoraga avuga ngo simwitaho ngo gusimukunda. None zo zahabu yarazirigishije. Yakora cyo ntazo nigeze mubaza. Buri yarazigurishije. Ferdinand ndumva bikomeye. Niyo umugore atangiye gusahura urugo se wabura ruvuni kuvunikira iki? Igiteye ubwoba rero. Uko ari ibintu Angelique yise vuba. Nagira ngo ndavuze mwatsi bisobanuro akavuza induru ngo abagore barandoze ngo barabimubwiye ngo baramunyangishije. Ubu sinkivuga mu rugo. Ibyo bibazo bigira bite Ferdinand? Ko numva bikomeye biteye ubwoba. Ikindi ayo magambo avuga ngo barakuroze ayavanaye. Urambaza se ndabizi. Ahubwo mbona ari we wasaze. Yarasaze koko. Nk'ubu ngubu we na Diane ntibavuga rumwe. Icyo bapfuye sinkizi. Diane ntashaka kukimbwira. Ngaho ariko nkeka ko hari icyo azi kuko umwana wanjye yahoraga yishimye. Ariko barihebye pe. Ngibye biri wanjye. Ferdinand ibyo bintu hari ikibyihishe inyuma. Singiye gukubeshya. Ayo mafaranga hari aho ajya. Mama Diane ntakubeshye. Hari umushinga yashoramo. Ahubwo uzamucungiza bitahura. Iyo nama niyo. Ndumva ariko byagenda. Ahubwo reka mpamagare Diane maze hano mbe mubaze neza. Allo? Dia uri mu rugo? Yego papa ndahari. Mwoherereje imodoka? Unsange ku kazi none angaha. Ndaje nona. Ahubwo ngize ubwoba Shumbo.
nawe yaba yarishoye mu bucuruzi bwa kanyanga nk'ubwo mugenzi wano wari tayishoyemo. Byashoboka nabyo. None bakaba yarafashwe amaze icyumweru afunze. Kandi kuva byaba Angelique yarakonje cyane birumvikana. Gusa ko ntari narabitekerejeho. Adelaide yigeze kubimbwira yakubiswe n'inkuba. Uriya mugore yari asigaye yiyemera cyane abwira Adelaide ko afite imiti yisiga ko nta kizamuhungabanya rwose, nta kizamuhangara, ko agiye gukira. Ibintu nk'ibyo ngibyo bikamuha agaciro. Bishoboka Anwari taraguza bishoboka. Uriya ni kabutindi yari yarabuze umugore wanjye amahoro, ngo namurangira aho araguriza nkamukunda, ngo nawe azajyeyo. Ageze aho amubwira ko nawe ubu ngubu yamenye ubwenge adashobora kujya muri ibyo rwose. None yaba ari ushuka Angelique amubwira ko bandoze Shumbo. Nabyo byashoboka kuko Angelique rwose yarihebye nta kinyezera. Ari ibyo gusa byaba byoroshye, ahubwo senga ataba mujyana mu bapfumu ari naho amafaranga ashirira. Urabizi ko abagore ari patana rugi. Anwari tararaguza pe, araguza cyane kandi arabyemera. Shumbo, ndakumva. Ibyo yavuze nibyo. Ngomba kuneka Angelique nkamenya ibyo ahugiye. Nawe se abaraguza ni benshi. Sinjya numva abakozi bavuga ngo na nyiramamu y'ungu secretary wawe araraguza. Wahora niki? Bitaraguza. Ampaye. Ibyo nebegamba by'abakozi. Ubuze umukobwa ukiri inkumi yabaraguza ngo bigende bite? Baramubeshya. Nyamara burya ntakabura imvano. Ngo haramubonye kenshi arimo yivugisha, yikora ku maso, yikora ku minwa, ku mabere, yikora ku matako. Yewe ngo hari n'uwamubonye arimo atongera ikawa yawe mbere yo kuyikuzanira. Usibye ko ibyo byo nanze kubyemera, ariko bahora bamuneka ngo amaherezo bazamufatira mu cyo hanyuma ngo unkunde nemere. Yewe nubwo mbabaye ibyo byo uransekeje pe. Niko bimeze. Tia uje gukora iki hano? Niyo mpamvu simbonye kanyikanga. Ni papa mpamagaye. Ngaho injira rero, injira ugende muvugane bikomeza kunyitegereza. Tia ubaye iki? Niki kiguhungabanyije mwana wa? Papa ndarota cyangwa uziko sekretari wawe yambaye biju zisa n'iza mama, arambonye ashaka kuzimisha avanamo amaherena vuba ahisha mu isakoshi, ashaka kufi mu ishati, ariko nari namaze kuzibona akaboko ko yahise agashyira inyuma y'ameza, ariko byose nabibonye nk'ibya mama neza. Papa ibyo mama keka byaba ari byo koko? Uriya mukobwa aba yari inshuti yawe waramuguriye biju zisa n'iza mama, cyangwa niwe watwaye iza mama ukazimwihera? Ni wowe utesheje mama umutwe, ni wowe watumye mama arindagira kubera uyu mukobwa, none yirirwa mu bapfumu ngo arebe ko wakongera ukamugarukira. Tuza ya Ferdinand, reka turamenya neza ibyo ari byo. Nta gihe cyo gutunga duhite tujya gusa ku mukobwa, urumva asobanure naho izo biju yazikuye, urumva ndakeka hari cyari kibyimbye kigiye kumeneka, urumva ngo ibintu bigiye gusobanuka. Nibyo bikombe bisobanuke. Déjà l'Orient passe pour les huitièmes de finale. Plus qu'un mois. Muri ubuzima bwabo abarekera nk'uruzungu mutangaje. ngo n'ibyababwiraga igitangaza kimwe ngo n'ibyabahaga ngo n'ibyo bamuhaga. Ariko se niki gitangaje muri ariya makuru urebye kuri televiziyo Angelique? Mbona uhungabanye uriya mupfumukazi wari umuzi? Oya gusa nuko numiwe. Cyowe umutekamutwe ye iryo duka rye bavuze mu mujyi ndarizi. Niho naguze iriya mitako iriya iri hariya ku rukuta, naho burya ni amaturo bamuturaga agahindukira akagurisha. Nibyo muzi hose gusa Angelique? Reka da, nabyo mbibonye ahangaha mu makuru kuri televiziyo. Reka njye kubashakira icyo munywa, musanze ndimo kureba amakuru yampugije sinababaza icyo mufata, kandi mbona muzanye n'umushyitsi.
uramuha ishuri urakoze Angeline nta myaka mfite ese ko mara mwese mu mpanze amaso ese wiruhe Dia umunsi warwanye na so ko mutahanye mama nako papa njye nigiriye mu cyumba mwibikira Dia nawe nta cyumba urashaka gushyiramo inzara tisi ibyo ni ibiki Dia rekera gukina umukino urimo gukina urumva kuko maze iminsi nkubaza ibyo ugiyemo aho ushyira amafaranga ukiriza ukarogotwa ibyo ntazi naho bivana ariko ubu byose nabimenye niko izi si biju zawe ntabwo bavuga ngo ntabwo uzi aho zabaga Mama Diane ubaye niko ungabanyizwe n'iki mwihorere shuri mwihorere yewe aravaho atubwire n'ibyo tutari twamenye byose arabivuga ntabwo mbyumva rwose oya tega amatwi Mama Diane niko oya wita umutwe wowe nubona kuriya mupfumukazi w'inyindi ari umutekamutwe ntabwo ubona ko niko ibyo yagushyize mu mutwe ni ibinyoma byo kugutera ubwoba rwose byo kugutera ubwoba ngo akurye amafaranga gutware bizi zawe urumva ahindukira zigurisha urumva haguruka wihungabana rwose wihungabana ariko uremera ko ari wazihaye ntawe nazihaye iyo ntagira umwana wanjye Diane ngo aze ku kazi asange sekereteri wanjye azambaye ntitwari kuzapfa tumenya ukuri erega umuhumure n'uwo musekereteri nawe ngubu yafashe twamufatanya ibintu byinshi by'inzaratsi mu isakoshi ye kuri polisi basanga yambariye ku bintu reka sinakubwira byose ngo ahabwa n'uwo mupfumukazi wawe urumva ngo aroge Ferdinand mukunde ntumewe ngewe ubwo twahise duhamagara polisi nyine ajya gufata uwo mugore uwo mutekamutwe uwo mupfumukazi wanyu mwese uwo ake kashobotse rwose naho Ferdinand ndakomera kubona koko nasasirwaga inzaratsi hagaburirwa inzaratsi hambarirwa inzaratsi haba mu rugo haba ku kazi ahubwo ndumurama ndumuguwe pe mbabarira ntujye kumvungisha nabikoze kubera kugukunda nari nihebye mbona abo bakobwa bashaka kugutwara we mbabarira rwose mbabarira umva jya kunyereka wowe izo nzaratsi zawe zose ahasigaye ikibazo cyanjye nawe tukirangize ntazo ni ukuri barambeshyera mbabarira rwose. muri uyu mukino usenya urw'umutiza umuhoro wanditswe n'umubyeyi Sylvia mwumvisemo Adeline mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Shumbusho mwakiniwe na Katarebe Jerome, Ferdinand mwakiniwe na Habukubaho Hyacinthe, Angelique mwakiniwe na Nyirabangogo Niserata, Anuarita mwakiniwe na Kamagaju Catherine, Uwinkindi mwakiniwe na Mukandengwa Atanazi, Kabayiza mwakiniwe na Tuyishime Jadofis, Violeta mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, naho Diane mwakiniwe na Niwe Mwiza Anne Marie. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidize Jean Dodier, uwafasha amajwi abakinnyi ni Mbarushimana Sereveriye. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico
Kigali inyuma erega imigisha y'abantu ntingana ntwari ndabizi rwose reka nirebere udusitire mpereza ko kajipo ka mini uragakunze se sha ngaho kaguruza karundemo n'ujya gusura icyana nari nzi kuri bugakunde Viole nari mbizi ko nari keza nshinyagurira ntwari nta cyana afite ntubwire ko umukobwa usuye abereye aho n'ukuntu hanze aha abasore bataye umutwe barimo babirukaho ntwari mbese ndi wa mukobwa ugendera mu basore umusore se yamiki umusore se yamiki urasa guhiki njye nshaka umuntu ufite uko ahagaze wanyifashiriza nkikorera metirize cyangwa nkava mu bukode nshaka umugabo nka bosi wanjye nzere ko bosi wawe nta mugore afite kuko yaba ari uwo kugushuka gusa no gutesha igi aramufite ariko babana nabi urumva ko ngize amahirwe agatana n'umugore we yenda yanyirebera kuko kugeza ubu rwose ntako ntagize ariko hapi yarananiye umenya atinya umugore we w'isasu shanwari ko bambwiye ko hari abantu batanga imiti y'ishaba ntabwo uzi ngo ndangire nzarebe ko bosi yashyira akankunda Viole hari umugore njya numva abantu bavuga hirya ngo akureba mu maso gusa akakubwira ibyawe byose ubundi akaguha intsinzi ngo ni umuhanga da hari ibyo wabonye se byagushimishije sha yego ntwari rwose nayikunze pe kandi urabona ko idahenda 660 si byinshi ariko hari ahandi bazigurisha 80 ndabona agiye bari na karitsiye nziza rwose wayiranguye isa ntwari icyo kubwiye gusa ni uko atari hafi Red Blue JD usenya urw'umutiza umuhoro wanditswe n'umubyeyi ikinamico ubundi mwinjira mutemo ubundi uko binjira bahita batanga amaturo mwinshi nyende wabinjije mwakire ntitwari kubambura mwakire muramenye numuyankozaho ayo mafaranga asa yanjye sinjya nyakozaho intoki mwinjira fasira hirya mu gaseke hirya gaseke mu giseke izo ngoma ziravugira rero bazi busaba abakobwa bazi busaba nta burenganzira ufite ngo umenye cyane umenya gusa ko mugize amahirwe nuko mubyeyi yakiriye amaturo y'abana nuko ko igisubizo cyanyu kigiye kuboneka igisubizo kigiye kuboneka ntihasanye amahirwe ubu koko ngiye gusubirana umugabo wanjye nukera wawe amaguru mashya niyo mpamvu uhereye uyu munsi nugera mu rugo dore ko mutumva ujye usekera umugabo wawe rwose umuganirize nzajya mbikora umwubahe umuvugishe neza umusanganize ibiseko umusanganize yewe umusange mu ntegeka nibyo nkora ariko se ubucuruzi bwanjye numva ko ari aho mu hagati bigacamo njye nkaba nifuza kujya muri za magendo wabimfasha koko umuti wifunika wa mugore umuti nawe urahari ndaguha umugore wawe wakoze rwose ni umusore utera ishaba umusore mwiza w'igihagararo cyiza utagira ukwasi utagira inkovu n'imwe uwo musore niwe ugomba kuzagutera ishaba mu museke kare mu gitondo kari inkoko ya mbere ikibika none se uwo musore nzamukura mbese uko byaba ubwenge bwawe ni buke cyane wa mugore we reka nk'umubyeyi uzamusanga mu buriri bwe azaza aguhumanure agutere ishaba nta kindi ugomba kuziha uwo musore nzamukura ejo nzajyayo mujyane ibyo ndananiwe muzagaruke
urakoze mubyeyi ariko sinsobanukiwe neza. ndabona waravuye hasi mu bucuruzi Ntwari, simperuka usigaye uganya ngo nta kigenda ngo uzanabishingukamo. Viole abo ibintu byarahindutse ma, namenye ubwenge nk'abandi, namenye aho bahahira ngo ubucuruzi bigende neza. Ni byiza ni ukuri, ndabona urimo urakora neza, uzatera imbere. Abandi bagore ntibagiye kunkirana hano ya masoma, ahubwo bidatinze nanjye nzagura imodoka. Kuki usigaye ubona ko ubucuruzi bwanjye bwagutse? Ndabibona rwose ni byiza kandi birashimishije pe. Yewe namenye ubwenge nk'ubwanyu pe, ntabwo muzongera gusuzugura. Ariko rero nizere ko ibyo ngibyo atari ubibwira kuko mbaho gusuzugura ntarimo. Gusa njye nshimishijwe n'uko ubucuruzi bwawe bugenda neza, ko burya gucuruza si umurimo woroshye, usaba ubwenge n'ubwitange. Ibyo ndabizi kera, gusa nawe uragakubaza ibanga ukoresha. Ariko menya ko nanjye uko bwenge mvuga aho hahira niho nanjye nsigaye mpamvu. Twaba duhahira hamwe gute kandi wowe urenga igihugu naho ngewe nkaba ntarenga ahangaha mu Rwanda? Ariko wabinjyajya wa mugore we, rekera kwijijisha no kunjijisha ati nkaho nyobera impamvu atelier yawe idahwema kwaguka. Impamvu nta yindi nuko dukora neza, abakiriya bakishima. Naho inshuro zingahe wataye butike wasizemo wa mubyara wawe wagiye kwitemberera, uribona ngewe mva ahangaha? Mbabarira de, nzi neza ko araho wavanye umutumisha utuma byose biguhira, yewe n'umugabo akawukunda kandi utaranabyara. Ibyo uvuga ubivanye hano wari? Reka tuganire urantangaje pe. Yewe kuko ubu ntacyo wahisha, ibanga ryawe kandi aho ujya gucishiriza inzara niho nanjye nsigaye. Yewe umukazi wawe niwe wanjye. Yewe koko hano wari ni ukuri ndakabura shumbusha, kandi uzi neza ko ariwe muntu mfite mu buzima. Ibyo uvuze binteye ubwoba, binteye ubwoba naho ndabereye. Sindajya mu bapfumu, sindambara inzara ariko sindaze hano umugabo wanjye, nta n'ibyo nzanakora kandi urambabarire. Urumva ngo uratinya ugukarahira? Uriya mugabo ugukunda nk'utagira amaso. Baba we ufite abandi bagore ma niko ese musange ntibazajya mbabara rwose, ndabyumva rwose. Naho se abakobwa bamuntwaye bazamurekura bazamurekura bigenze bite? Ibyo ntibigoye. Yase n'ubusa kuri njyewe, uragenda ushakira abakobwa beza. Abakobwa beza baba bumbana, umva se tega amatwi. Ni ibyishimo gusa cyangwa nyine ushaka bazanye b'abakobwa babaza beza bakora mu buhanga, aho se bafite igihagararo cyiza, urumva basaba bamupfunyikira neza. Abakobwa se barabapfunyika mu cyacu? Tega amatwi gore nihagurukire se. Oya nimukomeze utareba inyuma, dore ko mwaba bamaze mu mutima, utareba inyuma. Ntabwo mareba rwose. Banzanire nzajya kubajugunya mu ishyamba aho bazaribwa n'ibikoko by'agasozi. Inyamaswa zirya ibibumbano n'ibibazanye tuzibaho. Gore we uzashaka ihene nziza y'iseko yizana, njyewe nzayijyana mu ishyamba ubwanjye, ihinduka ikirura irya abo bakobwa. Ihene iryane maze ubakire, ahasigaye ndakungutira umuti uzajya ngo nusekuseka amasara azaseseke. Amasara azaseseka aturutse mu kanwa kanjye? Urakoze mu cyacu. Naho ngese amaherezo yanjye. Nawe ugomba gutegura umugabo wawe, ukamutegurira imitako myiza cyane, ukamutora ibiseke byiza, ugakunda acururukira. Urumvise? Ndabyumva mubyeyi, ibyo